Muri tayari tubakire. Igo. Mubaha amashirumbe nimba mwe muri tayari. Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Put hands together for Riderman and Bulldog. Amashwesha. Buda bimeze bite? Bo. Yesu nashimwe. Ya cyane. Rider. Yo. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Hallelujah. Tata. Ntangiye kwerekwa. Bulldog bimeze bite? Sawa. Ikibazo cyanjye rero cya mbere kiragira kiti hagati yanyu mwamenyanye ryari bwa mbere? Murakoze. Jewe nuno mugabo Riderman tuziranye guhera ndumva ari muri 2005. Ya. No kuvuga ngo muri 2005 nibwo nabaye admitted kujya kwiga muri Saint Andre, njya kuhiga ibintu bijyanye n'indimi. Ubwo ngubwo no mugabo yarasanzwe ahiga, ubwo nawe ibyo ahiga karabibabwira, ndumva aribwo twamenyanye icyo gihe. Mwariganye? Twize ku kigo kimwe mu rwunge rwa Mutagatifu Andre Nyamirambo. Niho nigiye secondaire yose, ubwo urumva aho yaje hansanga. Yigaga mu ndimi, niga muri sciences humaines. Yani wiga mu bumenyamuntu ubwo ngubwo. Ubumenyamuntu? Yeah. Uburanzi? Yego. Nakureba nkakumenya mbirebeye mu myitwarire yawe. Nta kintu wafataho pe. Sure. Ubu se ko nkurebye nahita mbimenya yuko usetsa abantu. Urasekeje muri make. Hanyuma Riderman, yes, mwese mwamaze igihe kinini usenkoresheje mudacana waka warakaga ariko wenda ntawe mwacanye mudakorana. Igitekerezo cyaje gute cyo guhuza imbaraga kuri album mwakoranye? Wasanga twe twarabuze ikibiriti, niyo mpamvu tutacana guwaka. Ubwo twarindiriye ko yenda tubanza tukabona ikibiriti. Mu by'ukuri navuga yuko iyo abantu ari batoya hari ibintu byinshi bacamo. Hari amashagaga twari dufite tukiri batoya, tukajya dukozanyaho gake gakeya, cyane cyane we araje aratubwira impamvu. Yari mu njyana y'umujinya mwinshi cyane. Ariko tumaze gukura hari ibyo abantu bagenda barenga. Ubu ngubu n'umupapa ufite abana, nanjye n'umupapa mfite abana, so ntabwo twaba tugifite umwanya wo gushondana nk'amasake. Buda, kubera iki ari cyane cyane wowe? Bon, buri wese ashobora gukurura bishyira ku ruhande rwe akumvikanisha ukuntu yari miseke igoroye, ariko iyo aza kuba umuntu mukuru koko udafite ayo mahane nari kuba nabikoze akanyihorera ahubwo akangira inama nziza, ariko nawe ntago yigeze aheza. Ariko ubundi urumva twe turabana bo mu Kamenge, Yezu niwe bakubitaga urushya akavuga ati niba bakubita mu musayi umutege n'undi. Umwana wo mu Kamenge ntiwamukubita mu musayi umwe ngo atege uwundi, ahubwo nawe ari yirwanaho. Niko byagenze icyo gihe. Ariko turashima Uwiteka yuko twakuze tukabirenga. Okay, kuri album yanyu Icyumba cy'Amategeko, buri wese mwese mwakoze neza, ariko ndashaka ko buri wese Rider nihe ndirimbo kuri iyi album ukunda bitewe na verse washyize nyine hari nihe kuryohera? Indirimbo twasorejeho yitwa Bakunda Bapfu. Ntegeza yuko ifite message iri so deep, navuga yuko ariyo nkunda ya Bakunda Bapfu niyo wemera. Bulldog, wowe kuri album nihe ndirimbo ukunda? Ahantu wavuze tanga verse yanjye nanayisubiramo mu myaka igashira ewana?
bon ntago ndebera ngo verse niyo ishobora gutuma iyo ndirimbo nyisubiramo cyane kuko urebye indirimbo zose ziri kuri ntuza kuri album ni nziza ariko nkuko wabivuze buri wese agira preference yiwe jewe nahisemo yo bita amategeko 10 nyine kuko ukurikije verse yanjye ugakurikiza na verse ya Riderman ni bitero bifite ubutumwa buri tangible bufatika kandi bureba community y'Abanyarwanda yaba na community yo hanze bifite ubutumwa bufatika cyane kandi muri side nyinshi tuvuga ku matorero tukavuga mu mibereho y'abantu isanzwe tukavuga ku buraya ku ngeso zidasanzwe ziri kwaduka muri iki gihe you see n'ubutinganye nabyo birimo cyane iyo ngiyo niyo wemera yanjye niyo nahisemo niyo favorite yanjye kuri tape yewana nanjye nzi kuririmba ariko muhari ntago nabikora mutahita mundega iki kibazo kirareba umuntu ku giti cye Riderman iyo ufite igitaramo ugendera kuki uhitamo indirimbo uri buririmbe biterwa n'umwanya umuntu afite so iyo ari umwanya mutoya ndeba indirimbo ziri bufate mu byiciro urumva amaze imyaka 18 mu muziki so nshaka uburyo ndi buririmba indirimbo umuntu wanyumvise muri 2008 2010 ashobora kwiyumvamo hagati muri 2015 akiyumvamo ndetse na 2020 akaba yakwiyumvamo yeah. Ni indirimbo mbera byombi ni mpuza bose Buda wogendera kuki uhitamo indirimbo iyo ufite concert cyambere buri indirimbo zose ntago ziba zarakunzwe kimwe yewe iyo ngiye guhitamo indirimbo rero ngomba gukora ndeba izagize numbers nyinshi cyangwa izifite public nini muri abo bantu surtout kareba niba hari urubyiruko rwinshi hari abakuze kuko nazo ziba zirimo zigiye zifite ubutumwa butandukanye so biterwa na public ukuntu imeze muri make yeah ariko bikagendana nanone na numbers indirimbo zagiye zikora cyangwa urebye ukuntu zakoze ku mitima y'abantu kame mu buri muntu wese abafite indirimbo aziko ku mutima we cyangwa tuzi ko ari hit kurusha izindi yeah izo nizo ucapa abantu ugiye guhitamo nizo ngomba kubanza guhitamo yeah Rider ni igitekerezo wenda cyavuye mu gitero wararirimbye ngo nka Pablo Escobar uyu mujama ndamuzi yaraza Nyamirambo ngo sinizera mwene muntu koko ntago wizera mwene muntu nizera bake ntabwo ari bose ariko hari abo mfite nizera hari n'abandi benshi ntizera ya kuvuga ngo uri muri ba bantu ndashima Imana n'abantu bake abantu ni babi ntabwo twajya tubishanya abantu hari abantu beza hari n'abantu babi so navuga yuko mu rugendo rwanjye rwa muzika hari ibyo nabonye byiza mu bantu hari n'ibyo nabonye bibi mu bantu ku buryo byangejeje ku rwego rwo kuba natakaza n'ubuzima bwanjye so ntabwo naba indangare ngo nshire ubuzima bwanjye mu kaga n'importe comment Rider na Bulldog mwese muri ababyeyi Rider mu bana bawe havuyemo umuhanzi wamushyigikira bya danje yeah amashyi cyane kuri Riderman ngira ngo kubankurikirana ku mbuga nkoranyambaga muri za 2020 muri cya gihe cya covid hari n'indirimbo na recordinze n'umuhungu wanjye icyo gihe yari afite mu myaka ngira ngo 3 ntabwo nakomeje kumurikodinga kugira ngo bibe bitamurangaza ariko deja iyo ni proof yuko n'ubundi abikoze nyuma amaze guhuguka avuye mu mashuri namushyigikira yeah. Buda abahungu bakubwiye ngo bavuyemo abahanzi byagenda biti akabana bawe muri rusange ya kubera yuko njyewe nabikoze ntagire umbangamira nanjye ntago nababangamira kuko buriya uko mbifata nuko umuntu arivukira akikurira akamenya umurongo wo kugomba kugenda icyangombwa nuko yaba afite icyo bimumariye cyangwa icyo bimugezaho ngize amahirwe nanjye nkaba nanabyungukamo kurushaho nta kuntu namushyigikira uravuze ngo wanamumanajinga
big time. None si yo nshobora kujya gusura data akabona hari ukuntu meza akambwira ati ntereka icupa nkari mutereka, urumva jewe aramutse ari nteretse mu gihe kiri imbere nanjye ntacyo byantwara. aho hantu uri sawa cyane. Sasa hano haba ari abajene benshi, muri abantu bahuje imbaraga kandi bikagira umusaruro. Mubaha amashyi menshi cyane Bulldog na Riderman. Hari abahanzi, hari n'abajene badakora ubuhanzi, ariko ni ikihe kintu cyiza cyo guhuza imbaraga? Hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo abashyize hamwe Imana irabasanga. So iyo abantu bashyize hamwe bagera kuri byinshi. Hari umugani twigeze gusoma muri primaire, sinzi namuwibuka, w'umusaza wafashe udukoni dutatu akadushyira hamwe, akadushyira ku ivi yatuvuna bikanga, hanyuma agafata agakoni kamwe kamwe akagenda ashyira ku ivi agashwanyaguza. Ngira ngo uyu munsi iyo turebye deja n'ibikorwa naho u Rwanda rugeze, ni ukubera yuko twashyize imbere ubumwe, ariko igihe twari dutandukanye ngira ngo mwarabibonaga yuko n'ibyavuyemo twarabibonye. So iyo abantu bashyize hamwe bagera kure, iyo bari divize biranga. So gushyira hamwe nibyo bya mbere kabisa. Buda, nta kintu wakongeraho? Icyo nakongeraho ni uko dukurikije, nakubwiye ko buriya ibintu byose baravuga mu cyongereza ngo numbers don't lie. Iyo nkurikije jewe numbers ninjiza ndi gukora imiziki ku giti cyanjye njyenyine, nkareba nizo tumaze kugira mu minsi mike maze gukorana na Grand Frere Gatsinzi, mbona ariho harimo inyungu cyane kurusha kuba nakora njyenyine. So iyo tubirebye rero tukabona gukorana kandi hari ukuntu byihutisha imibare, dushobora guteganya guprojecting ibintu binini kandi byamara igihe kirekire kurushaho. Nampeshwe tuzakorana njyenyine nawe n'abandi bose bashobora kuba bafite kuba twakorana ariko mu mujyo mwiza, bose bari welcomed, ntacyo bitwaye. Reka twakire ibibazo bibiri byonyine ubundi mbere ku tuntu dukora. Amazina yanjye nitwa Otto Ahmed, uzwi ku izina rya Papa Buryohe. Ntago ngiye kubaza Riderman cyangwa Bulldog, ngiye gushimira uyu mugabo imbere yanyu. Riderman, uyu mwana w'umukobwa wanjye, haguruka bebe. Uyu mwana wanjye w'umukobwa mwumfashe mwumve, yaramutabaye, ubu hashize imyaka 13 avutse. Muti byagenze gute? Mama buryo atwite uyu mwana, mu mvugo y'ubu twari twarakubiswe nta bushobozi. Igihe cyo kubyara uyu mwana tubura amafaranga amugeza ku Muhima, twaga mu Nyakabanda. Fata Buryohe wanjye ndamujyana atwite uyu mwana, uwo duteze wapi, haza imodoka y'ivatiri turayitega tubona irahagaze, ntazi ko ari n'uyu nguyu urimo. Yari afite umushoferi umutwaye, turababwira tuti uyu arenda kubyara kandi nta bushobozi dufite bwo kujya kwa muganga. Oya Buryohe wanjye ati Riderman ati reka nkurere imigisha we, reka tujyane umubyeyi. Tujyamo njye na Buryohe wanjye, tugeze ku Muhima, Riderman ati reka ngurire umubyeyi koka, njya numva ngo ifasha kwihuta ibise. Nuko atugezayo, umwana avuka neza, ariko ndababwiza ukuri iyo Riderman atahaba, noneho ikindi mushimira, na nyuma yaho dore ko yabyaye neza, tugeze mu rugo urumva ko twari inkubiswi nta bushobozi dufite. Ndamutakira kuri telefone, arambwira ati genda mu Biryogo, niba ari kubisumize hariya wanyohereje, ati genda urasanga y'abasore baragufasha. Baduha amafaranga yabategetse, tuguramo ibigoma by'umwana, tugira iki, twari twarakubiswe. Riderman
dore wa mwana watabaye ubu arakuze afite imyaka 13 nta kintu wamubwira wagutabaye ibyo uvuga ubivugira imbere ye hari umuhobere Thank you so much for helping my mother and me, and I do really appreciate it. And I'm really happy to meet you. May God bless you. amashyi menshi cyane kuri Riderman. Nubwo Riderman yavuze ngo abantu ni babi, hari abantu beza bariho kabisa, muwongera amashyi. Mwanyemerera gatoya, numvaga naye nshaka kugira icyo ntangariza uyu mubyeyi. Abahanzi akenshi dukora nijoro, ngira ngo nacyagiye twahuye ari nijoro cyane, ndeho ndataha ya. Ibyo nakoze nabikoze kuko buriya niko Imana yari yabishatse. Nabo turi kumwe aha ngaha tujye tuzirikana yuko burya umutima utanga ni uw'ingenzi muri twe nk'abanyarwanda nk'abantu. Kandi birashimishije cyane guhura n'uyu mushiki wacu. Icyo gihe ntabwo wari wakabaho, wari ukiri mu nda, ariko uwo munsi buriya Imana yari yateganyije yuko bigenda gutyo. Nta kibaho kubw'impanuka nk'uko twahuye icyo gihe, nk'uko twicaranye uyu munsi. Ndagushimira cyane yuko ni kenshi nagiye mbibona unshimira no ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo aricyo cyari kigamijwe ndambikora, ariko nanone no kuba nawe ugira umutima ushima ndabigushimiye cyane. Imana izaguhereza umugisha. Kandi na mama Buryohe aho ari uze kumusuhuza cyane, uze gusuhuza mama. Ni iby'agaciro kubona yuko muzirikana iyo neza. Yenda icyo gihe gihe nta nubwo nari imbazi, nta nubwo nari kuzamenya abo muri bo, ariko kuba mwarabizirikanye mukanshimira sicyo cyari kigamijwe, ariko no kugira umutima ushima nabyo ni iby'agaciro. Ndagushimira cyane kandi Imana ibahereze umugisha cyane, ikomeze ibishimire. Ewana, hanyuma rero ikindi kibazo kimwe tuhita twizamukira. Murakoze. Nashaka kubaza, ndabaza bombi, ndabaza Riderman kuri ya album mwakoze, ni hehe Bulldog yaririmbye, iniye ndirimbo yarimbyemo ukumva aririmbye neza kuruta uko wawe wabishakaga? Na Bulldog ambwire aho Riderman yaririmbye neza akumva nawe amuririmbiye neza kuruta uko yabishakaga. Navuga yuko indirimbo zose zakozwe mu buryo bwiza, ariko mu ndirimbo yitwa Miseke igoramye navuga yuko yankomye kabisa, nkavuga ni hano hanaranyemeje kabisa. Murakoze. Iyo ndirimbo Riderman ni wayitangiye. Ndavuga ariko iyi ndirimbo no musaza yayibabaje cyane, nanjye ntago ngomba gukina. Nanjye ubwo nagiyemo nta gahunda mfite yo gukina, ndabikurikirana. Bon, iyo navuga ko yakoze birenze bakunda abapfu. Yeah, bakunda abapfu kubera ko iyo title ni nawe wayizanye, urumva yagombaga kuyismashinga cyane. Yeah. Let's go. Business Santa Nisnika. Once not Santa Muritika. Restless assassin city kuri magazine umwami w'injyana Stana. Agabi bitero mu muziki. Bada munsi no mu bubirigi. Since niba hari benshi bazi byonse nkanjye niba bahanda bo nawe jamabande. Irukanzu ugarutse mu Rwanda. Muhamyi wajawe ku Minanda. Salomon w'Ikigali Yuda is Kabiri B-U-L-L-D. Sinyiri mu cyana y'umushinya.
banzi banje badatinya icyo Kenya ngirwa inama yo gutwara ibintu gaca Imana ihora hose muri make bayikiboneza mvuga nk'umusaza waramuka vuma nk'umusaza popebwe ibisaza nk'umusaza ndibaza ibyo nzaba nkora bayikiboneza mvugo Hey. Uh-huh. Yeah. Yeah. Uh-huh. Wow. Oh. Uh-huh. Yeah. Urimo birapakaza kuri stage nakuregeza ahubwo bikaza nyuma yaho gato yakwiyakira kimwe bibiri bitatu bine bitanu birashira turakomeza turenyegeza ikidori kirashya Byeri nyinshi Papa na mo pardon. Ajira kobi hodo.